koko warebye filimi nyinshi, iyo ni Karahabutaka, University Life, Banyarwanda, Banyarwandakazi, Queen TV Show ni banga after banga. Queen yisanze muri university ariko nta buryo bufatika afite. Umushinga wamwemereye kumwishyurira birangiye umwemereye kumwishyura ishuri gusa. Ese ubuzima bw'uyu mujyi araza kubamo gute? Kare muri twana dushyashya babivuze ukuri koko, icyaro ni cyiza kandi gitanga amahoro. Umujyi Queen kumucanze nta yandi mahitamo afite usibye gushaka icumbi. Man, hari ikintu nigeze ngusaba. Abo yita inshuti ze ni nabo banzi be, nta muhenanye yabamufitiye. Ese ibi nibyo bigiye kuba bibi kurushaho? Urukundo urujyaho rushaka. Queen yisanze ari gukunda Moise kandi Moise ni ikirara. Ese tunazihanganira kubona Queen akundana na Moise kandi abizi ko ari ikirara? Ubuzima bw'ishuri twese turabuzi, tubamo bitandukanye kubw'ubuzima, imibereho, ubukene cyangwa se aho duturuka. Ndumva ushaka gukora koperative ariko Ujya imbere ni nubwo abana n'umukobwa ntacyo bakora pe, ahubwo ni ubuzima bwa university. Ese koko ni ubuzima bwa university? Kurikirana filimi University Life kuri Queen TV Show, kore subscribe itazagucika cyangwa muri comment ya mbere twayipininze. nawe wicare hano tubwire neza ngo kurujya umugore he Rugema ari harahe ko kuruza handi tuvoma Rugema nari ntangiye kwita hanyuma se Anita ari he Anita se sinamuvuze ngo Anita ari hano ngo iki umva ukuntu byagenda. Anita ari he wamuburiye wese kandi mwajyanye? Anita yarari kuvoma, uri kubyumva? None ko njye ntagiye ntwaye ikintu cyo kwikorera, njye ngiye gushaka ingato kuzana ngo yikore. Nje nsanga Anita nawe uhari, nawe ukiri aho ngaho, injerekani ihari n'inkweto yambaye ziri aho ngaho. Sinzi ko nabyo hirya mbona Rugema nzamusingungugu, ntabwo nigeze nita kuvuga ngo ni ufite Anita cyangwa iki ngo mbirebe. Nzamutse nirukanka nanjye ngo Nsusanze Rugema ufite Anita? Ntabwo namubonye, ariko Anita ndamuzi kandi mbonye Rugema. Ishobora byose. Kunguki. Numva benshi yanjye nyine. None se. Nese ibyo hirya no hino urahamagaye? Nahamagaye Anita nibwo Rugema nahise ndeba hirya mubona watarambona. Nzamutse niruka iyo mbona sinjye nari kumutse. Ariko si ibintu nibi kiko. Samba Rugema ntabwo tuzahora muri ubu buzima kugeza byari kamara. Tarangira ni namba. Rugema niba ari ikindi ni ubundi ahumuriza gutana abantu bari. Kamara ariko ujye mu nzu dufatira mbunda tugende. Hari kumugezi handi tuvoma. Kamara ntabwo twakagumye kuba twicaye aho ngaho. Tonde inshuti yanjye mu witonze gake. Gute se dufite ubwoba kandi dufite imbunda, reka tujye kuyifata tugende. Usanga yakwiteguye birenze kwitekereza. Urayifite ariko ako se umuntu azaruka ryari kwe? Shayimi umva reka tugendemo neza. N'igihe umuntu azava muri ibi bintu koko agatuza. Anita ngo ntawe bivuze ikirere n'igitenge yari afite n'inkweto yari yambaye n'injerekani. Ubwo rero Rugema wamutwaye. Ikigaragara ni Rugema kandi noneho akaba yari ategereje aho ngaho ari bo bari kumwundi niruka. ariko ziko Rugema atugendaho nono atugenda runono. Ashobora no kuba afite maneko. Ese babwunitse ko mwagiye kumugeza muri namwenye, ariko nitwe twakoze amakosa bano bantu kubohereza bonyine. Mwagiye mwe ntabwo babagiye bonyine, ariko hari ahantu ntabwo wapfa gukeka ko hari abasanzwe ari ku muhanda ubona nyine basanzwe bahava. Ntabwo ari ku muhanda. Ntabwo ari ku muhanda, muca munsi na mugiye ubuse kuko babibwiwe n'iki. Ariko ni kunzi Kamara reka ngende.
Zibinzira umusaranda bashuje muri hose nkwashe ko nakuno ango bita Emira afashe umwanzuro ndetse Emira avuze ati ngiye kuba nafata imbundu ubundi giye kuba nabohoza umukunzi wanjye se none bigiye kuba bijyanye n'iteka intambara igiye kuba yavuga hagati ya Rugema ndetse na Emira none ibintu bigiye kuba byagenda n'iteka ibintu bigiye kuba byahindura isura ibyo bishumaze igihe kirekire mutegereje ibyo bishumaze igihe kirekire mushaka kugira ngo mugiye kuba mwatangira kubera mbere ko dukomeza aragira ngo manze nkubaza akabazo gatoya cyane ese uri kumva iragize kuba yatanga imbabazi kuri Cyusa nawe ujya muri comment ugira inama ugira iyibagize niba nta nama ufite yo kumugira ujye muri comment kubitemo amemuji umutima kugira ngo twike kuna kuri no filme kandi wifuza yuko hangaha ibintu byose byagenda neza ndetse ango bita Emira akabasha kuya yabohoza Anita se none bigiye kuba byahindutse kanga tumaje kubona ko Anita amaje kuba yashimutwe kandi tubonye kwanga n'umugore akamanda avuga ati mbonye Rugemwa hari kumugezaho tuvomera mabonye Rugemwa hari tuvomera kumugezi mbashe kuba nahabona Rugemwa wisubona kanga bita kamarade ndetse n'Emira ese bagira ubwo ndetse bakanahangayika cyane bumva yuko Anita yabashimuswe ese ninde wabashimuse Anita koko ni Rugemwa nko kwanga n'umugore akamanda abivuga nawe amatsiko nimeshi ndetse nawe uri kubazwa bigiye kuba byendetse uri kubaza n'ikintu Emira agiye kuba yakora dore ko Emira avuze ati nta mpamvu yo kugira ubwoba kandi dufite imbunda tugomba kuba twahangana kuko dufite imbunda rero Rugemwa nagakwiye kuba yadukanga ese none bigiye kuba byagenda iteka ribeshe mufite amatsiko ndetse akabeshe mukomeje kubaza ukuntu bigiye kuba byagenda gusa mugiye kubona ko film yaciye kuba ryondetse mugiye kubona ko Rugemwa nawe bagiye kuba bamuha isomo rikomeye cyane ndetse mugiye kubona ko ari nawe ibyo ari kwigwira byose byo bigiye kuba byaranye ese none bari bwaze kuba babasha kuba batabara Anita nawe nicyo uri kubaza kandi nawe ufite amatsiko menshi gusa ngiye kubona ko bigiye kuba byakurikiye byose ngiye kubana Nitatik Blaze ni njyajwe abandi ni kakajwi abaza bakubeshye bakubwira bitari byongereje kuba nabanyomoza nkubwire kwanga ibintu bigiye kuba byaryoha ibintu bigiye kuba byahindura iso nimba waraka subscribe ni byakarushwa komeye cyane kandi ni nk'ikomeye cyane kuri twebwe ndabakunda cyane kandi boza ku mutima kuri kandi subscribe nawe utari wayikanda gerageza uyikande kugira ngo ujye umenya buri kimwe cyose ndetse ujye usobanukirwa byinshi kuri no film nimba ukunda izo film zirusaraba na kindi kintu usabwa usibye gukanda kuri subscribe kugira ngo buri video yose dushyizo ndetse uzajye notification mu mbere ubundi bashe kuba wasobanukirwa byinshi ubashe no kubamenya byinshi kuri no film inzira y'umusadari ko mu rugiye kwa kadure k'ibintu bigiye kuba byaryoha ese none twamaje kubona ko Cyusa nawe akomeje gusaba imbabazi iribagiza mu bwa ati mbabarira nsenga nsaba Imana imbabazi ariko Imana ntago yambabara utamaje kuba wabama imbabazi ese muri kubona Cyusa koko yahindutse cyangwa ariko ari gusaba imbabazi kugira ngo iribagiza atazabasha kuba yabibwira mama we dore ko namwe mufite ubwoba ndetse namwe muri kubaza mu bwa ati Cyusa iribagiza n'umuko utanze imbabazi urabuduhemukiye cyane kuko Cyusa naga kwimbabazi Cyusa yakwiretse uwari we kuko ngo umuntu ugukunda ubona mu bibazo kandi Cyusa we ntago wigeze umubona mu gihe wari bibazo ntiyigeze umubona ntiyigeze kuba hafi ahubwo Cyusa ari kugusaba imbabazi kugira ngo abashe kuba yakuyoberanyaho ese none bigiye kuba byagenda gute nawe ushobora kujya muri comment ukatubwira uko byumva kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza ndetse dukomeze kugenda tuganira kuri no film inzira y'umusaraba dore ko ahangana avuga ko ibintu bigiye guhindura isura mwaje ko nakangaha ubita mwaje ko nakangaha uno mushiri wa Emire cyangwa Anita amaje kuba yagira gutyo ubundi agashimutwa ndetse amaje ko nakara kaboko kashe kakamupfuka ku muntu ndetse bishimwaje muvuga ati ese ninde wabashimuse Anita gusa mugiye kubona kanga umuntu ushimusa Anita ari kira kigabo ngo ni haka kiba kiri kumwe na Rugemwa ndetse umuntu ubifite muri hare rukomeye cyane Rugemwa ndetse afatanyije na are dore ko mwamajene ko nako bari bamaje gupanga yuko bagomba kuba bajya gushimuta bagomba kuba bajya gushaka imbunda ndetse bakanagira uwo bashimuta ndetse bakanica Emire njya ngo kanga bitero Rugemwa yavuze ati ndamutse mfashe Emire ndetse na kamarade nkabica nicyo kintu cyanezeza agira ngo isubona kanga bita are nawe yasavuga ati ndi kumva kubica neza ro guhera kugwara ubundi bababaza ubundi bagapfa babara mu bubare bukomeye cyane se none bigiye kubijyana gutwe navuga ko Rugemwa nawe aje yivanga ndetse beshimwe mutangiye kwishima muvuga ati ubwo ahanga wita Anita atangiye kwifuza yuko Emire yamutera ndakatwe twamaje kubona ko kamarade nawe yatangiye kuganiza kuri Emire amubwira ati ugomba ko wagira gutyo ubundi ukabana na Anita kugira ngo wenda nibaza no kubagira bazasange mwarabanye wenda baramutenda ndetse none bigiye kugenda gutwe twamaje kubona ko bagiye kuba bakwibana ndetse beshi mwari mutangiye kugira muvuga ati koko nibyo bibandiye kuko barakundana cyane kandi mwese murabibona dore kango bita Anita yasavuga ati ntago nshobora kuba nagira gutya ngo mbyarire ari sinabyarira iriya nyamaswa sinajya kubise by'umwana wiriya nyamaswa ngo ni are abasona kanga bita Anita ayanga ari cyane ahubwo are asinze ikintu ashaka wagira ngo are baramuroze wagira ngo are baramuterereje Anita nawe ujya muri comment rutubwire uko byumva nyaboneka kukubwira ngo ujya muri comment mbagira ngo mbone ko turi kumwe kandi mbagira ngo mbone yuko namwe mukomeje kunkurikirana kandi mukomeze kunyereka urukundo rwanjye ko muri kumwe nanjye kugira ngo nanjye nkomeze kugenda babwira ibigiye kuba byakurikiye byose ndetse nanjye nkomeza mbabwira tanga ibintu bigiye kumera gutya kuko ngewe inshuro nyinshi mba ndimo ndareba ukuntu bimeze ndetse ino film iri gukinwa mba mpibereye 5 kuri 5 niyo mpamvu ibintu byose biba byabaye muri ino film mba mbizi ndetse mba nabibonye ku maso ari wowe ufite amatsiko wowe biri kubasura bigiye kuba byagenda
iyi channel yabayeho ku bwawe, iyi channel yabayeho ku bantu mufite amatsiko, iyi channel yabayeho kugira ngo musobanukwe byinshi. Rero nyaboneka rero nta kindi kintu usabwa no kwisupportinga ikazamuka no gukana subscribe, nta yindi nkunga usabwa usibye gukana kuri subscribe, nta mafaranga nkwatse, nta kindi kintu nkwatse. Niba ufite megabyte ukaba washije kureba ino video ukanyura udakanda subscribe, umenye ko untengushye cyane, umenye ko umpemukiye cyane, umenye ko ugiye kuntera gahinda. Nyaboneka rero nawe kana subscribe kugira ngo nanjye nkomeze kugenda mbagezaho ibintu bizima, ndetse umunsi no filime twageze kuri season 5 dore ko mwaje ko nako turi kuyinjamo, ndetse twageze kuri episode ya 99 season 4. urumva ko ibintu bigiye kuba byaba uburyo. Nababwiye ko season 5 iraza ari umuriro, iraza ari umwoto, iraza mifite ubugome budasanzwe, amaraso agiye kumeneka muri season 5. Namuneka rero niba nawe koko ukomeje kureba ino filime kandi ukaba wifuza kugira ngo ujye ikomeze uyirebe ndetse igisohoka igi kugiraho mu bambere, na kindi kintu usabwa no gufungura inzogera kuri channel yitwa Big Family TV, ubundi ukokomeza kugenda uryoherwa 5 kuri 5, ndetse ukokomeza kugenda urebera hamwe bigiye kuba byakurikiraho byose. Mbere ko dukomeza rero ndagira ngo amanze nkwereka akantu kari gutwika, amanze nkwereka filime nziza cyane iri guca ibintu, amanze nkwereka filime igiye kuza imeze nkaho igiye kumera nk'ino filime Inzira y'Umusaraba. Ndagira ngo nawe manze urebe ino trailer, ubundi uraza kumbwira ukuri kubibona. Twabazane filime y'akataramunika mu Rwanda, iyo mbimenya series. Wani ni umukobwa mukuru w'umuryango ariko ukennye, abayeho na mama we na murumuna we gusa. Ubuzima buragoye, amashuri nk'inzozi kubera ubushobozi. Wani afashe icyemezo cyo gushaka akazi mu mujyi kugira ngo murumuna we yige, gusa icyo atamenye nibwo urugamba rutangiye. Kwageze mu rugo rushya agahura na Moni, umukobwa w'imyitwarire mibi gusa, nta kindi amukorera usibye kumutoteza. TikTok maze gukora abantu mu bintu wagiye ihangana byiga buri munsi hashize igihe wanahuye n'umukunzi we wa kera, ariko Moni nawe aramukunda. ubu ni haba hagiye gushya. Nimba niyo minzani yawe wirwa ndatira ibintu byawe ndatira nzumva n'akadomo kamwe hari wo wabibwiye muri buri nubwo yaza nakubwire, nubwo yaza kwitwara gute, ibyo yakora byose. Wani ubahanganye n'ibigeragezo byose, urukundo, ubukene ndetse n'ubuzima. Ibintu uko bikomeje kuba danje, Wani azatsinda ibigeragezo byose, urukundo rwa kera ruzagaruka, Moni azatsinda, Wani aragenda. Ariko bizarangira gute? Kurikirana filimi iyo mbimenya kuri Wani official, kuri subscribe itazagucika, cyangwa muri comment ya Gayinguko rero kabara agaciyemo mbambaje kukwereka filime nziza cyane, mbambaje kukwereka filime iryoshye. Nimbura kandi subscribe nahubwiye ko ibintu byose byiza ku bantu mukunda filime, ukabutura kana subscribe kandi ukunda filime zo mu Rwanda, menya yuko nta hantu ushaka kugira, umenya yuko nta kintu ushaka kumenya kijyanye na filime zo mu Rwanda, kuko njya hangaha no hantu honyine uzajya ubonera filime ziryoshye, niho hantu honyine nzajya nkubwira filime nziza ushobora kuba wareba ubundi ikakuryohera ndetse ikanakuruhura mu mutwe. Rero nimutura kana subscribe umenya yuko uri gucika byinshi, uri guhomba byinshi cyane. Kuba kana subscribe mbashimira mbabwira ati mwarakoze cyane, muraba gace gakomeye cyane, ndetse nanjye murambatekerezo gukunda bakunda cyane, kandi boza ku mutima. Twikoresheje amaje kubona kwanga ibintu turi kimumaje kubona yuko Rugemwa ndetse na ari mumaje gufata umwanzuro kujya guhiga ari gusanga ubita Fabiola ari kuvuga ati ese mwabapangiye ubundi bakajya kubafunga, mwabapangiye mukabateza leta cyangwa mukabateza polisi, kuko ari nimba ahanga nimba Emile ndetse na Kamadi bafite imbunda, mukavuga yuko iyi mbunda bafite n'ubundi iyo mbunda ari yabo mutazaho yavuye, ndetse mukabateza abapolisi bakabasha kuba bafunga bafata imbunda. Gusanga navuga ko Rugemwa yise agira ubwo akavuga ati ntago bishoboka. Gusa impamvu Rugemwa avuze ibyo byose ntago bishoboka nuko Rugemwa we ashaka kwihora, nuko Rugemwa ashaka kugira ngo yice Kamarade ndetse na Emile, kuko arabizi neza ko n'ubundi niyo bajya muri gereza uko yabikora kose bagafungwa ariko badapfuye, n'ubundi arabizi ko iteka bazamugarukira cyangwa bakaba banavuga ibyo byose, cyane yuko Kamarade ndetse na Emile bafite umugore w'umunyamategeko uzi ibintu byerekeranye n'amategeko. Rero Rugemwa arimo arashaka uriya mugore cyane cyane kugira ngo abashe kuba yamwica, kuko uriya mugore wa Kamarade azi ibintu byinshi bya Rugemwa, azi ibintu byinshi cyane, kuko murabizi ko Rugemwa yagendaga
akamubwira amabanga ye ndetse akamubwira n'ibindi bintu byose ari gupanga, akamubwira ibintu byose yagiye akora ndetse akamubwira mbega afite n'amadosiye ya Rugemwa yerekana ibimenyetso byose byerekana yuko Rugemwa yakoze ibyaha ndetse yariganyije n'imitungo ye kwa Iribagiza. Rero mugiye kubona ko noneho ibintu bigiye kurya, mugiye kubona ko filime yacu bigiye kuba yagira igihe cyane. Wowe ufite amatsiko rero andakeka n'amatsiko yawe ari kugenda agabanyuka gake gake, dore ko benshi mwishimye mukimara kubona ko Iribagiza yiretse Cyusa, mukimara kubona Iribagiza bwiye Cyusa ati ndakureba wari uri guseka, ndabizi ko nawe wasetse wimbeshya, numbeshye nawe wasetse. Nimba koko wasetse ukaba wishimye, ndagira ngo ujye muri comment ugire ijambo rimwe ubwira Iribagiza, gira inama umugira. Ese uri kumva Iribagiza akwiye kuba yaha imbabazi Cyusa? Jya muri comment tubwira ati ndumva Iribagiza akwiye kuba yatanga imbabazi, utubwire uko ubyumva kugira ngo twike ko nawe ukomeje kudukurikirana kandi ukomeje kwifuza yuko hanga ibintu byose byagenda neza cyane. Yuko mbabwira yuko tugiye no kuba twakwinjira muri season 5, ariyo season nono igiye kuzamo umuriro, ari season igiye kuza iryoshye. Kuba mwakurikiye ino filime no ndagira mbabwire ko ibintu mwabonyemo bidahagije, ahubwo igiye kuza noneho ariyo mwoto, ariyo muriro, ariyo umuriro ku muriro. Noneho navuga ko ari season ishyushye, ari season igiye kugaragaramo finale y'iyi filime. Urumva ko season ya 5 ari filime iraza kuba ari season iraza kuba imeze neza cyane, ari season iraza kuba iteguranye ubuhanga ndetse n'ubwenge buhanitse cyane. Rero ndagira ngo nawe ukomeze gukurikirana ino filime ubundi unakandi subscribe ahanga kunda bizi ko tugiye gusoza season kari tugiye kuba twayisoza, ndetse murabizi ko nkuko nabibabwiye nkuko mbibasezeranye babwira yuko umunsi twashoje season 5 nzabasha kubereka ukuntu ino filime bimeze, nzabasha kubereka behind the scenes y'ino filime, kubamenya ubwenge mwaka subscribe mu wambere kugira ngo muzabashe kuba mwabibona ndetse muzabashe kuba mwasobanukirwa byinshi cyane. Koko nimba ko kuri umuhanga ukaba uri umunyabwenge ukabutura kana subscribe umenya yuko ubwo bwenge bwawe ntabwo bakubeshyira, ubwo nta bwenge ufite, ariko nimba kana subscribe umenya ubwo uri umunyabwenge ukomeye cyane, uri umuntu w'agaciro, uri umuntu wa danger, uzahana ibintu biryoshye, uzahana hari ibintu by'ubwenge, uzahana hari ibintu by'umumaro. Nkubwira ati we kana subscribe, Imana iguhumugisha kandi Imana ikomeze iguhezagire, iguha amafaranga ndetse iguhe n'imigisha, iguhe inshuti z'umumaro, kugira ngo natwe dukomeze kunyira tuganira ibintu bigenda neza cyane 5 kuri 5. Ariko ku bantu mwifuza kuzamenya ukuntu ibintu bimeze, abantu mwifuza kuzagira hano filime nzira musara bikinirwa, ndagira mbabwire yuko mbafite surprise, mbafite video iryoshye cyane, video nateguye yantwaye igiye kugenda yiteguye bintwaye hafi icyumweru cyose ndi kuyitegura. Urumva ko iyo video ni video idasanzwe, ni video ikuyemo byinshi cyane, ikuyemo amateka ya bamwe mu bakinnyi bakina filime z'umusaraba. Niba koko nawe ushaka kugira ngo umenye byinshi ku bakinnyi bakina filime z'umusaraba, amenye yuko iyo video izaza igusobanurira ndetse izaza ikwereka buri kimwe cyose yibaza, yaba kuri are ugira ibyo umibaza. Gusa iyo video nawe uravuga ko ari izaza ari video yose, kuko ndamutse ngize video yose yaza ari video ndende cyane, kuko ibaze video nakoze icyumweru cyose izaza ifite ama episode tuvuga kuri buri muntu wese, twenda tujya ku mateka ari tuvuga uryoje muri no filime nuko byagenze byose byinshi cyane. Rero ndagira ngo nawe ubashe guhakana subscribe kugira ngo uzabashe kuba wamenya byinshi cyane. Twikomeje ngamashije kubona yuko hangana Mama Iribagiza nawe ibintu bitameze neza, Mama Iribagiza gwaye, Mama Iribagiza bamaje kuba bamuha uburozi. Ese none bigiye kuba byagenda twamaje kubona ko twakomeje kubona ko hanga ubita Kanyana nawe yamaje guhamagara kamarada akamubwira yuko yahamagaye Emira akamubwira yuko ahanga Mama Iribagiza gwaye ndetse Mama Iribagiza ameze nkaho yarozwe. Ese none bigiye kugenda gute Mama Iribagiza ari bwaze kuba yabona umutima nabashe kuba yakongera gukira, akari byo bishe mufite amatsiko ndetse akari byo bishe mufite ubwo bavuga ati Mama Iribagiza namukapfuye, tuzongera kureba ino filime. Ndabizi ko nawe wanditse muri comment uvuga ati Mama Iribagiza napfa sinzongera kureba ino filime, ariko ndanyabwire ko Mama Iribagiza agiye kuba yakira buno burozi, kandi uwo bita kamarade agiye kuba yagira gutyo ubundi akamuzanira umutima. Maje kubimenyera yuko kamarade ndetse na Emira rero bakunda kuvura, bari bo bakunda kuvura no mujyango kwa Iribagiza, kuko navuga ko docteur n'ubundi yavuraga umujyango kwa Iribagiza, yavuraga Mama Iribagiza, mbega yari umudocteur ubavura cyane. Niyo mpamvu rero navuga ko ibintu byose ndetse n'ibibazo byose navuga ko kamarade na Emira nabo biyemeje kugira ngo bafashe umujyango kwa Iribagiza kugira ngo Rugemwa nawe abashe kuba yahanirwa ibya byose. Gusa nubwo bakomeje kugira ngo bashyire Rugemwa hasi, na Rugemwa nawe ntabwo yicaye, Rugemwa nawe ari gukora uko ashoboye kugira ngo nawe abashe kuba yabashyira hasi mbere yo kuba mushyira hasi. Mwaje no kora Rugemwa nawe yamaje gufata umwanzuro avuga ati kamarade na Emira ndimo kamafashe bose barahita bapfa, nta bindi bintu nta no kubarembekereza by'iminota mike hano guhita mbice. Ese none biraza ko byengenda Dr. Kamarade na Emira bari kuba bacika, nawe amatsiko ni meshi, nawe buri kubyibazo ukuntu biraza kugenda. Gusa none ahangahe ibintu bigiye kuba mwoto, ibintu bigiye kuba uburyoye gusa nyaboneka nta kindi kintu usabwa, nawe icyo usabwa urakizi. Urabizi yuko ahangaha ibintu musabwa ari ibintu bitatu gusa, nuko kana subscribe ugakanda ukajya muri comment ugakanda no kuri like, ubundi tugakomeza kunyira
kugenda tuganira wambaye ekuteri ukazishyiramo neza kugira ngo sound uyumve neza 5/5 ku bantu mwashimishijwe n'ukuntu Fabiola yagize ubwoba rero ndagira mbasuhuze mbabwira ati mumeze mute Fabiola muramuzi yagize ubwoba avuga buri kimwe cyose Fabiola yagize ubwoba aravugishwa ndetse akavuga amabanga yose murabizi ibyo byose murabimenyereye ndetse mwese mumaje no kumenya ndetse beshi mukunda no guseka iyo Fabiola yagize ubwo ndabizi ko beshi mukunda kwishima muvuga ati mbega ukuntu Fabiola asekeje mwese ibyo byose murabizi ndetse beshi mukunda no gukunda uburyo ango bita Fabiola akunda kujya agira mu bwoba yagize mu bwoba murabizi ukuntu atomboka akavuga buri kimwe cyose akavuga amabanga yose murabizi ibyo byose ntago ari ngombwa ngo mbibasubiriremo byose murabizi ese none bigiye kugenda gutekangana no umuriro ugiye kwaka ko navuga ko uburyohe abugiye kuba bwajya ku yindi ntera none biraza kuba byagenda bite kino film yacu igiye kuba yakomeza kuryoha kurusha uko yatangiye kuba mwayitangiye mwabonye uburyo yatangiyemo yatangiye ari filime imeze neza iribagiza mubona yuko afatwa nabi kwa Rugemwa gusa none mumaje kubona ko ibintu bimaje kugira ku rundi rwego ndetse abishuma kwaje kuvuga ati Rugemwa azafungwa ajya Rugemwa bizagenda gute mugiye kubona ko Rugemwe nawe ibyo biraza kuba byarangira nabi ndetse Rugemwe agiye kuba yajyanwa muri gereza ndetse no bita are nawe agiye kuba nawe yajyanwa muri gereza se mbere ko dukomeza aragira amazi ngo bazakabazo gatoya cyane wowe kubgawe urkumva Rugemwe akwiye kuba yakatigwa imyaka ingaye muri gereza ajya muri comment tubwira ati ngiye kubganjye andi ko ndumva Rugemwe byibuza akwiye kuba yakatigwa nk'imyaka 10 ngiye kubganjye tari pana kubgawe ngiye kumbyumva ndumva Rugemwe agiye akwiye kuba yakatigwa nk'imyaka nka 15 byibuze akazava muri gereza ashaje nta kintu ashoboye kuba yakora kuba mukati imyaka 5 n'ubundi ashaka kuva muri gereza afite imbaraga ugasanga n'ubundi ahize kamarade ahize Emile n'ubundi yongeye abagire nabi kuko buriya umuntu asiga ikimwirukaho ariko ntagasiga ikimwirukamo urumva ko rero ahangaye ibyaba byose niyo mpamvu ndi kuvuga ati ahango bita Cyusa n'ubundi nubwo yasaba imbabazi gute nubwo iribagize amabara n'ubundi Cyusa izi ngeso ze arongera akazikomeza bajya bavuga ati ngo umuntu gukunda koko byukuri umuntu ugeze mu byago umuntu ugeze mu bibazo gusa navuga ko iribagiza ubwo yageraga mu bibazo Cyusa yamugiye kure ubwo Cyusa yamweretse yuko atakimukunda akandi buriya nimba umuntu agiye mu bibazo umukunda ujye umuba hafi kurusha uko wamubahaga hafi rero mwabonye ko Cyusa we ibyo ntiyigeze abikora ntiyigeze impande ya iribagiza ahubwo yagikomeje kugenda amubwira amagambo mabi amukomeretsa ibyo byose murabizi amagambo Cyusa yageraga abwira iribagiza amubwira ati umuryango wanyu utera umwaka umuryango ni byinshi yagiye amubwira ndetse beshi munanababara cyane ndetse beshi amujya no muri comments yega nababwiye ko comments zanyu kuba muzandika tuzisoma cyane ndetse bamwe turabasubiza sinzi bamvu mutajye mubona ko twabashubije gusa bamwe bakimubona ko twabashubije niba nabasubira muri comment bakareba ukuntu nagiye mbasubiza gusa beshi tujya tubasubiza mwateye comment mwagiye mwandika ati Cyusa ibintu bikora niba iki Cyusa uribagiwe akandi ukuntu iribagiza gutabaye akandi kuko ibyo mwavugaga n'ukuri iribagiza yatabaye Cyusa ubwo iribagiza yabadahari Cyusa aba yarapfuye kera ibyo byose murabizi ukuntu Cyusa bamushyizeho abicanye bakamuhiga bakamujyana mu ishyamba murabizi ukuntu iribagiza yamubaye hafi murabizi Cyusa agera mu ishyamba akagwara murabizi ukuntu iribagiza yamubaye hafi akamuha buri kimwe cyose akamushakira imiti kugeza Cyusa azanzamutsa agakira kuba no mubyibuka muri kubwo Cyusa yaragwariye mu gatentano mu ishyamba ibyo byose murabyibuka ubwo yari yarahunze murabizi ku bantu mwagiye muyikurikirana rero nimba utarabirebye subira inyuma ugende kuri season ya 2 uraza kuba wabibona kuri episode ya 40 na kangahe na 40 gutyo 45 47 gutyo muri bwaze kubabona iyo episode naho bashika wabireba ubundi usobanukwe byinshi umenye impamvu iribagiza yakundaga Cyusa umenye impamvu iribagiza yakoraga buri kimwe cyose ndetse impamvu iribagiza akomeje gukunda Cyusa se none biraza ko byingina gute iribagiza ari bwaze kuba yaha imbabazi Cyusa nawe nicyo kintu kubazo kayo nawe uri kumva iribagiza adakwiye kuba yaha imbabazi Cyusa ushobora kujya muri comment kutubwira ati nyewe uko mbyumva ndi kumva iribagiza akwiye kuba yatanga imbabazi kugira ngo dukomeze kugenda tubona yuko nawe dukurikirana kandi dukomeze kugenda tubona yuko ukomeje kwifuza ko ino film yacu yakomeza kugenda iryoha cyane udafite igitekerezo ushobora gushyiramo emoji y'umutima ukatwika ko udukunda cyane kandi ukunda ino film bya cyane ukatwika ko turi ku mutima ndetse iyo film iri ku mutima wawe uhora uyitekerezaho kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza mbere yuko nsoze ndagira mbabwire ko Isimba agiye kuba yagaruka aha ngaha Rugemwe Isimba mugiye kongera kubona yagarutse aha ngaha kwa Rugemwe nkuko nene bababwiye ndagira mbishumangire babwire yuko agiye kongera kugaruka mbabwira ko ngiye kuba nasoza nsoriza aha ngaha ku bantu mwakomeje kunkurikirana mbabwira yuko mbakunda cyane mwarambwiye ati sinjya nkunda kubashimira ngo yo nshoje kandi ngo mwankurikiranye mwakomeje kumva ibiganiro nge nagiye mbabwira Jess gusa mwakomeje kumva ukuri kwanjye mwakomeje kumva ibintu bigiye kuba byakurikira ariko iyo nshoje ntago njya bashima mbabwira ko mbakunda cyane ciao ciao